nongeye kubasuhuza bene data ho muri Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabakunda cyane, mbifurije umugisha w'Imana. Nkuko bisanzwe turi hano imbere ya kamera kugira ngo dusubize mu bibazo bimwe na bimwe twagiye tubazwa na bene data. Mwese reka shimire wewe watubajije, ikashimire nawe ugiye kubikora ukatubaza tugafatanya. Nukuri iyo tubajije bituma tumenya icyo tugomba gukora, niki twabwirizaho, niki twaganiraho, n'urubyiruko se, n'imiryango se. Ibyo bituma turushaho kumenya icyo twashyira kuri icano. Rero Imana iguha umugisha, we wafashe umwanya wawe ukajya muri comment ukandika. Nawe ndagusaba kujya muri comment kugira ngo wandike utubaze, none Imana izadufasha kugusubiza mu izina rya Yesu. Rero ndashimira mwebwe mwese mwabikoze, kandi ndakwerekera kureba kino kiganiro kuko kiragufasha, kirimo ibisubizo by'ibyo wibazaga, ibyo utarusobanukiwe, ibyo utaruzi, n'ibyo wenda utaruzi neza, ariko reka ubimenyere muri iki kiganiro. Umenye uburyo wakwitwara, umenye uburyo umuntu abaho ari muri Kristo Yesu. Turagenda tugerageza gutanga ibisubizo bimwe na bimwe mu byo twabajijwe. Imana iguha umugisha. Ariko nkuko bisanzwe, reka dusenge Imana kugira ngo dukomeze noneho twinjire mu kiganiro gifite icyerekezo cyo gusubiza ibibazo twabajijwe namwe. Mwami Yesu, ngwino bane natwe, uduhe umwuka wera wo gusubiza bene data, uduhe imbaraga zihishurirwa, uduhe imbaraga z'ubumenyi. Mwuka w'Imana tubeho, n'uyu muntu uri kutureba umubeho, kugira ngo arusheho gusobanukirwa umugambi wawe ku buzima bwe, kandi imbaraga zawe zibane nanjye na mwene data uri kuri kamera n'abadukurikiranye bose. Uwo mwuka wera azadushoboze nkuko yamanukiye kuri Mose akamenya icyo agomba gukora igihe sebukwe we Yatiro yamubwiraga uko yabigenza, kandi Mose abikoze bibasha kuba byiza. Niyo mpamvu usabye umwuka wera ngo amanukire kuri aba bantu bakora comment, bakora share, bakora subscribe, kugira ngo Imana y'amahoro igumye kubaho umugisha n'abasangiza izi nyigisho bene data bari impande n'impande, kuko ijambo ryarambwiye neza ngo tuvuge ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Reka rero dufashe kwamamaza ubutumwa kugira ngo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Ndagushimiye Imana ko bikoze mu izina rya Yesu, amen. Tugarutse imbere yanyu rero tugira ngo twongere tuganire dusubiza ibibazo bimwe na bimwe bene data batubajije. Ariko mbere ya byose reka manze mbasuhuze. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Muri Imana bane namwe. Wowe ufata umwanya wawe ukareba iyi channel, wowe ufata umwanya wawe ugakora share, wowe ufata umwanya ugakora comment, ugakora subscribe, byo nabyo ni ingenzi. Nanone wowe udushyigikira muri ibi bintu tubamo, hakenewe amafaranga, hakenewe amasengesho, ibitekerezo, nawe ubikora. Imana iguha umugisha. Tugiye gutangira rero, ikintu cya mbere tugiye gusubiza bene data yatubajije, sinkwa kuvuga izina rye, yatubajije ngo impamvu zishobora gukura umuntu mu nzu y'Imana. Impamvu zishobora gukura umuntu mu nzu y'Imana. Ese ubundi umuntu ava mu nzu y'Imana gute? Ese kuki ava mu nzu y'Imana haba habaye iki? Yesu ashimwe cyane. Turahera kuri icyo kintu cya mbere rero, turaza kureba nanone cya kabiri, impamvu umuntu adakwiriye kwanga mwene se. Ese mwene so ninde? Ariko mbere ko tugera kuri icyo cya kabiri, reka dusubize icya mbere. Turaza kubanza turebe ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice byaho 10 n'umurongo wa 10. Yesu ashimwe cyane. Biratubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Ni ukuvuga ngo Yesu arimo arasubiza. Cyazanye Satani ni ukugira ngo yice, yibe, akura abantu mu itorero, ashwanisha abantu, abateze kutumvikana. Ariko Yesu we yaje kugira ngo tubone ubugingo, tubeho turi amahoro, kandi tubone ubugingo bwinshi. Ikintu cya mbere gishobora gukura umuntu mu itorero ni Satani. Satani ashobora kukwinjirira akakureka ko abantu bakwanga, pastor arakwanga, nta muntu ugukunda muri korari, nta muntu ugukunda mu badiyakoni, nta muntu ugukunda. Wenda hari ukuntu abadivantiste basenga bagira ikijanye n'imitwe.
wenda mu mutwe cyangwa se mukaba mufite ukuntu wenda muba muhuriye muri Rubeni. Hari imiryango wenda bitewe n'amatorero yagiye yubaka bakagira imiryango 12: Rubeni, Zabuloni, Nafutali, ibintu nk'ibyo. Noneho umuntu Satani akamubwira ngo umuryango ubamo nta muntu ugukunda. Noneho yareba n'abantu koko akabona batamukunda, agafata icyemezo cye kurekura. Kugira ngo umuntu ava mu itorero rero bitangira gute? Bitangira maze atangira kubona ko abantu batamukunda, agatangira kuza gusenga gakeya, rimwe na rimwe akaba yicaraga imbere, ubundi akagarukira akajya ku ntebe ya gatatu, ubundi akajya ku ya gatandatu, ubundi bikanga yicaye ku ntebe y'inyuma. Noneho birangira agumye hanze. Uwo ni umwuka wa mbere Satani amanura ku mukristo kugira ngo ave mu mwanya yari yicayemo. Satani rero ni uza agakorera mu bantu kugira ngo urusheho kuva mu itorero. Ndagira ngo banze ngubwire, wibuke ko uza mu itorero ntabwo waje kureba mu muntu, wahuye na Yesu, waje mu itorero kugira ngo ugirane ubusabane na Yesu Kristo. Impamvu utagomba gusohoka itorero, reka ngubwire iki kintu. Impamvu nyamukuru ubyumve neza, iyo uhaye umwanya Satani mu buzima bwawe, ugahora ureba ko abantu batagukunda, ugahora ureba ko abantu batakumva, ugahora ureba ko abantu batakwemera, Satani akoresha abantu akwereka ko aho hantu utanakenewe. Ariko reka ngubwire, ntabwo waje mu rusengero ngo abantu bakurebe, waje ngo usabane n'Imana. Cya kabiri, gira kwihangana, urufatiro rwawe rufatire kuri Kristo Yesu. Ni wowe wenyine udafite inenge. Pastor agira intege nkeya, badiyakoni bagira intege nkeya, barinzi bagira intege nkeya, ariko Yesu nta ntege nkeya uzamubonamo. Ni wubaka kuri Yesu, ndakurahiye ntabwo uzava mu itorero. Ahubwo ibyo ubona bitameze neza, Imana izaguha ubushobozi bwo kubishyiramo neza. Usengera umushumba, usengera ibitagenda neza, kugira ngo Imana irusheho guhabwa icyubahiro. Noneho wewe nk'umuntu wagira intege nkeya, ntiwihangane. Iyo umuntu ananiwe kwihanganira ibigeragezo ahura nabyo ari mu nzu y'Imana, ashobora kuva mu nzu y'Imana, ariko ntabwo ubushake bw'Imana ari ukuva mu nzu y'Imana. Oya, ubushake bw'Imana ni ugukora ibikomeye iby'abandi batashoboye, ukabikorera mu rusengero. Urusengero ni iki rero? Ni ihuriro ry'abantu bateraniye hamwe bafite umugambi umwe. Urusengero ni iki? Ntabwo urusengero mvuga ari iriya nzu, oya, ntabwo ari inyubako. Ni abantu bahuriye hamwe bahuje gusabana n'Imana. Aho rero bagira imyumvire itandukanye, ariko iyo umwuka wera ari kumwe nabo, Bibiliya avuga ngo aberwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Aho rero ndagira ngo ubwire ngo ihangane, ntukave mu itorero kubera umuntu ntiyakurebye neza, no. Ahubwo wowe menye icyakuzanye mu itorero, Imana iguha umugisha. Iyo hori ureba bitagenda neza kandi ntubikemure, uri mu itorero urisohokamo. Ariko iyo urebye bitagenda neza ukabisengera, ukabyira Imana ngo ibikemure, nawe ukagira ishyaka ryo kubikemura, itorero urigumamo. Imana iguha umugisha. Reka dusubize mwene data watubajije ikibazo cyiza. Yatubajije avuga ati, ese kuki wanga mwene se yitwa umwicanyi? Ese mwene data nindi? Kuko yatubajije yibaza ubundi wanga mwene se yitwa umwicanyi gute? Ese kubera iki Imana imubona ko ari umwicanyi? Ariko nkuko tutakoresha ibitekerezo byacu gusa, ahubwo tuyoborwa na Bibiliya, reka tubaze Bibiliya itubyiriye ikibivugaho. Bibiliya turayibaza, reka turebe muri Yohana igice cya mbere, umurongo Yohana wa mbere ibice byaho 3 umurongo wa 15. Turaza gusoma umurongo wa 15 umwe. Bibiliya yavuze ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Ndaza rero kuza asubiza uyu muntu watubajije mwene so nindi. Hano Bibiliya itangiye itubwira ko mwene so ni umuntu muhuriye muri Kristo Yesu. Icyambere ndagira ngo unyumve, iyo wanze umuntu, kuko Bibiliya itubwira gukundana, ubukoze icyaha. Umuntu muhuriye mu rusengero cyangwa se umusanzemo, uramwanze,
ugerageje no kutabana nawe neza, noneho avuye muri Kristo Yesu asohotse hanze, ntagiye kurimbuka. Urumva ko rero ukoze icyaha, kuko uriya muntu mubujije amahirwe kuba muri Kristo Yesu. Noneho Bibiliya tubwira ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, kuko umuntu wica atazajya mu ijuru. Ushobora kwibaza se ko nafashe umupanga, ko nafashe uburozi ngo muroge, nitwa umwicanyi gute? Witwa umwicanyi kuko uyu muntu wamubujije guhura na Kristo Yesu. Ngo hagati ye na Yesu wahagazemo, wamubereye imbogamizi kugira ngo ahure na Yesu Kristo, bituma ava mu rusengero asohoka hanze, ndetse rimwe na rimwe ahunga inzu y'Imana kubera ko wakomeje kumutoteza, wakomeje kumusebya, wakomeje navuga ngo kurekura amagambo atari meza ku buzima bwe. Kandi ayo magambo niyo agenda agakubita umutima we. Nongere ngwibutse ko icyo umuntu abera icyo azasarura. Ndagira ngo rero wirinde kuzabura ubugingo buhoraho kubera ururimi rwawe. Uru rurimi rwazana umugisha, rwazana n'umuvumo. Rero ndagusaba kutabangamira mwene so mu izina rya Yesu. Impamvu umuntu atagomba kubangamira mwene se muri Kristo Yesu nuko twese twahuriye ku musaraba, twahujwe n'umusaraba. Rero niba ngenda twarahujwe n'umusaraba, kuki wamutaza? Kuki wahora umvuga umbangamira? Hari abantu bashinzwe kuvuga abandi, ariko se buriya nuvuga uriya muntu utamutwikiriye. Ubundi Bibiliya tubwira gutwikirana. Gutwikirana ni bivuze ngo numbona nakoze ikosa. Bibiliya avuga ngo numbona nakoze ikosa ntukajye kuribwira undi muntu, ubanze usange njyewe umugure, mbwira ati mwene data muri Kristo Yesu hariya witwaye nabi, hariya wagenze nabi, none kugira ngo wowe uze umugure, ahubwo ugiye kubyira umuntu utazi n'ibyo nakoze, ubukoze icyaha. Kuko uriya muntu umuteje nde? Umuteje Satani. Yesu ashimwe cyane. Ikindi navuga ko iyo umuntu mubujije ubugingo buhora ukamurimbura, kuko nawe aba ari cyo wabibye, nawe urabisarura. Ushobora kumbaza ati ese none nakora iki? Birikwiye ko wajya kumusaba imbabazi, kandi ugakora ikintu cyiza cyo kumugarura muri Kristo Yesu. Hari abantu wasohoye mu rusengero, hari abantu bababaje, ongera ubahuze, ongera ubagarure, ongera ufate telefone umuhamagare, mbwira ngo mwene data twagiranye nk'akabazo mu iduka, hangi ducururiza, hangi dukorera, ariko mbabarira. Bibiliya avuga ngo rero nimugaruka nzabagarukira. Iyo ugarutse Imana irakugarukira. Rero ahatari urukundo rero, niyo mpamvu nge nawe twahujwe na Yesu tugomba gufatanya amaboko tukajya mu ijuru. Nta yindi misiyo dufite niyo gukunda bene data. Imana iguhe umugisha. Imana y'amahoro igumye kudusakazaho ubwiza bwayo. Tugeze ku kibazo cya gatatu, nacyo cya nyuma mbona twabajijwe na mwene data. Yatubajije ikibazo kivuga giti nakwitwara gute muri iki kibazo turimo cya Covid? Umukristo yakwitwara gute? Mu by'ukuri iki kibazo ni cyiza cyane ko turi mu bihe bigoye, ariko nubwo turi mu bihe bigoye, Imana iri hejuru ya biriya bihe bigoye. Ni ukuri pe, urashonje, amafaranga ntayo, akazi karahagaze, ntabwo biri kugenda neza, amasaha urimo arakora make, yewe nta n'akazi ufite, kandi uri mu nzu y'ubukode. Ariko ndagira ngo ngubwire mwene data, uko byagenda kose imbaraga z'Imana ziri hejuru icyo kibazo ufite. Reka twifashishe ijambo rito cyane mbere uko nzasubiza. Abami ba mbere ibice 19 murongo waho wa mbere ngo nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko kuko yicishije abahanuzi bose inkota. Umva igisubizo Yezebeli yahaye Ahabu. Yezebeli umugore wa Ahabu yamushubije ijambo rivuga ngo Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira hari ikintu, mubwira ati ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana izabimpore ndetse bikabije. Ubugingo bwa Eliya
Ezebeli arabuhwanya n'ubwabo abo bahanuzi yishe ngo Imana izawugire gute, izabimuhane bikabije. Aha ni ikibazo rero Eliya yahuye nacyo. Eliya yahuye n'ikibazo, arirukanse nkuko nawe uri kwirukanka, nkuko nawe uri gutakare. Iki kibazo igisubizo cyacu ni ukuguma mu Mana. Eliya yashakishijwe na Ahabu na Ezebeli n'abahanuzi ba Bali, ariko ntabwo Eliya yavuye ku Mana. Ntabwo Eliya yigeze areka Imana. Inzara yarateye, amazi arakama. Uribuka ko Bibiri tubwira ko yagenda ku kagezi k'Isarofati ko kagakama. Ndabizi ko nawe akagezi wavomeragaho kakama. Ndabizi ko umuceri waturukaga hakamye, ariko gumya wizere Kristo Yesu. Ndakwifuriza kumya guhanga amaso Yesu. Ni wowe wenyine ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Ndasoza ngo ubwirira ijambo rivuga ngo nta handi wabonera ubutabazi. Iyo turi mu bihe byo kurya no kunywa n'umunezero, akenshi ntabwo dushaka Imana. Yego harimo n'abayishaka, ariko akenshi nta muntu wumva Imana agomba kuyishaka. Ariko iyo turi mu bihe nk'ibi by'amaga, ibihe by'akaga, dushaka Imana cyane. Aha rero ni Imana itwigaragariza. Ndagusezeranya kutazakorwa n'isoni nk'uko yatabaye Eliya, nawe izagutabara mu izina rya Yesu. Ntugira ngo Eliya byari bimworoheye, ariko Eliya yakomeje gushaka Imana, yihisha agira gute, bamushakisha, ariko byarangiye iyamuhamagaye mutabaye. Imana izagutabara, humura. Nubwo bimeze gutyo, Imana izihesha icyubahiro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Tugana ku musozo, inshuti z'Ikamba Karuvali TV, namwe mwese aho muri, ndakwifuriza kutaba umwe mu basohora mwene so mu nzu y'Imana. Ndakwifuriza kutaba umwe mu bari kubuza bene data kwakira ubwami bw'Imana, ahubwo ndakwifuriza kuba umwe mu bari gufasha abandi kubona Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nanone nongera ngwifurize kuba umuntu umwe wo gufata abantu bose ukabahuza na Kristo, ukabakunda, ukabasengera, ukabifuriza ubwiza bw'Imana. Ikindi ndakwifuriza kudakora ikosa ryo kubangamira umuntu muri ubu bwami, kuko nawe wazabona iyo nyishyu. Ahubwo ndagusaba gukomera, ukomeza bene so, ubabwira ko bagomba kwizera. Mwene da, nta handi hari ubutabazi, nta handi hari ubuhungiro, ni muri Kristo Yesu. Ibyo urwana nabyo byose, ibiguhangayikishije, ni Yesu wenyine wabikemura. Iyo atabaye Eliya ikamurinda Ezebeli, ikamurinda kiriya kibazo yararimo, nawe nije kugutabara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi agira ngo ubwire ngo humura. Ana yari mu kibazo, ariko Imana yamuhaye igisubizo. Kandi igisubizo cya Ana cyaje ari Samweli. Imana ije kugusubiza kuko wayiringiye. Tugiye gusenga. Nongera kugusaba kwemeranya n'Umwuka Wera, gusabana n'Imana. Aho mu rugo, aho uri muri iki gihe utari kujya mu rusengero, nawe uri kujya mu rusengero ku cyumweru gusa, ariko ntacyo bigutwaye. Icyo ngusaba cyane gikomeye ni ugusabana na Kristo Yesu, kandi uzabona neza y'Imana. Reka dusenge. Mbere uko dusenga, reka nongere shime abakora subscribe, reka nongere shime abaduha comment. Nongere ngusabe nawe, comment yawe irakenewe kugira ngo tuzagaruke nanone dusubize ibyo mwatubajije, kandi Imana izaguha umugisha. Amen. Tugiye gusengera ibintu bitatu. Hari umuntu uri mu ndeba ariko ufite agahinda ko muri we, igikomere yakuye mu itorero, igikomere yakuye ku bakristo. Tugiye kugusengera kuko Yesu niwe womora icyo gikomere. Imana y'amahoro ikomore kandi wongere ukunda itorero. Mwami Imana yacu, nzanyiye umwene data, nzanyiye umuvandimwe, nzanyiye umukristo, nzanyiye umuntu ukunda Yesu ariko wakomeretse, yakomerekejwe n'abantu Satani yakoresheje, ariko ndabizi ko ufite abandi bantu ugiye gukoresha kugira ngo yomorwe. Ndamusengeye kugira ngo umukomeze mu bwami bwawe, murinde gushidikanya no kugenda nawe asebya abandi, mu imbaraga zo kumenya ko Satani ari we mwanzi w'ibyiza. Nkuko twasomye ijambo ry'Imana katubwira ngo wanga mwene se n'umwicanyi. Ndamusengeye kugira ngo we umuhe urukundo rwo gukunda n'abamubabaje. Ijambo ryatubwiye ngo dukunde n'abatugiriye nabi, dukunde n'abatwanga, dukunde n'abatadukunda. Uru rukundo rwabuze, ndarusengeye ngo rumanuke kuri wowe nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ari wowe unyumva, ari wowe undeba, ndasenze kugira ngo urukundo rw'umwami
Yesu ruze muri wowe maze wongere uhagurukana urukundo. Kandi muri iki gihe cya none gusabiye imbaraga, gusabiye amahoro mu mutima, gusabiye umunezero. Kandi kirenze ibi reka Imana isubize ibyifuzo byawe. Ndabizamuye imbere ya Yesu ngo Imana ibisubize. Ndabizi ko Imana yumva kandi Imana ikora. Reka icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure, habwe icya Yesu kigaragare. Ndagushimiye Yesu kuje kudusubiza no kudukomeza, kandi ukabugaruye urukundo muri twe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha. Nongeye kukurerekera gukora comment nanugira ngo tuzagaruke dusubiza ibyo mwatubajije. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane. Bye. Dufite Imana itari bayari, dufite Imana itari dago.